utarunda hamwe nanjye abanyanyagiza. Kurunda hamwe na Yesu. Kurunda hamwe na Yesu bivuze iki? Twabikora dute? Byatumarira iki? Utari kumwe nanjye abandwanya. Kuba kumwe na Yesu bivuze iki? Twaba kumwe na Yesu dute? Kuba kumwe na Yesu bidufitiye akahe kamaro? Kuki kutaba kumwe na Yesu ari ukumurwanya? Ndakuramutsa Mariya, uje muhorana n'Imana, wibuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi aradusabira twabanyabyaha kuri igihe tuzapfira. Kuva kera na kare icyifuzo cy'Imana cyangwa se ubushake bw'Imana nuko abantu bunga ubumwe nayo, bayikunda, bayumvira, bayikorera, bayisingiza, bishimira kuba muri yo. Yesu Kristo mu Ivanjiri akabivuga, atumva amagambo yanjye akayakurikiza, mba muri we nawe akaba muri jye. Uwo nguwo kandi ngo yunga ubumwe nanjye, ariko kandi akunga umwe na Data. Nicyo cyifuzo cy'Imana. Atutarunda hamwe nanjye abanyanyagiza. Nicyo yifuza, gushyira hamwe nawe. Iyo tuvuga kurunda, menya umuntu abisesenguye, ibintu byari binyanyagiye baragenda babitoragura babivana aho byari biri, babyegeranya rwose ku buryo biba hamwe rwose. Iyo tuvuga ko ibintu birunze, nta n'akanya na gato kaba kari hagati y'ikintu n'ikindi. Niyo mvugo Yesu yakoresheje, arashaka ko turunda hamwe nawe, ngo kuko kutarunda hamwe nawe ni ukunyanyagiza. Nyagasani tubabarire igihe twanyanyagije, igihe tutarunze hamwe nawe, kandi uduhe iyo ngabire noneho yo gushyira hamwe nawe, yo kurunda hamwe nawe. Twarunda hamwe na Yesu dute? Bene nambere kugira ngo turunde hamwe na Yesu, tubanze turebe niba tutararunze hamwe nawe. Se twarunze hamwe nawe? Nimba twarunze hamwe nawe ni amahoro. Ariko se kurunda hamwe na Yesu bivuze iki? Bivuze kumwemera. Ntabwo warunda hamwe na Yesu utamufitiye ukwemera. Bivuze kandi kumwizera. Ntabwo warunda hamwe na Yesu utamufitiye icyizere. Dufata urugero rw'abantu bajya mu mashyirahamwe cyangwa bya bibina, batarimo kwizerana. Mwaravuga ati ahantu hari uriya muntu amafaranga yanjye nyahashyize, yayatorokana cyangwa yayarya. Shyira hamwe na Yesu rero, kurunda hamwe na Yesu bisaba kumugirira icyizere mbere na mbere. Icyizere cy'uko ibyawe atazabitagaguza, ko atazabirigisa, ariko ikintu gikomeye ko azabirinda neza. Kurunda hamwe na Yesu bisaba kumukunda. Utamukunda haba harimo ikibazo. Ushobora kuba wabimurindishije ari ukugira ngo agucungire, ariko wibereye n'ahandi. Kurunda hamwe na Yesu bisaba kumwubaha, ku buryo bya bintu mwarunze hamwe utavuga ngo ndaza kubifata igihe nshakiye. Si no kumwubaha gusa, ni no kubahana amategeko ye. Niba ibintu biri mu kigega mubihuriyeho muri abantu babiri batatu, ntabwo nguza ufungura ufata ibyawe wigendere. Oya, kumwubaha, kubaha ibyo mwavuganye, kubaha amasezerano mwagiranye. Nahe amasezerano mwagiranye muri batisimu? Mwagiranye amasezerano yo kwanga icyaha, amasezerano yo kumukurikira,
isezerano yo kumwamamaza. Ntabwo ari ukuvuga ngo akira ibyanjye mbikira, dushyize mbaye ngiye nzaza kubifata igihe nshakiye, cyangwa nzajya nza udahari mbifate mbijyane. Oya, ntabwo ari uko bimeze. Hari ibyo nawe ugomba kubahiriza. Ntabwo ari umuzamu, oya, ngo akubone ngo abone ngo bosi yaje afungure utwara utwawe. Ntabwo ari ko bimeze. Ntabwo ari umuzamu wacu, ni umubyeyi wacu, ni Imana yacu, ni umugenga wacu. Cyakora ufite n'ububasha bwo kuturinda no kuturindira ibyacu. Kunda hamwe na Yezu bivuze iki kandi? Bivuze kandi bisobanuye, binasaba kudafata ibye ngo byitirire Sekibi. Kristo Yezu akuzwe. Abantu benshi muri iki gihe baguye muri uwo mutego, bafata ibya Yezu bakabyitirira Sekibi. Ntibatinye rwose kuba batuka n'abo Yezu yahaye ububasha bwo kuyobora kiliziya ye, bati buriya iriya mibare isobanura uriya, bakabyitirira Sekibi. Bati iyo bavuze biriya biba bivuze biriya. Kwitirira gufata ibya Yezu, aba Yezu, ibikorwa bye, ibitangaza bye, ukabyitirira Sekibi, ukabyitirira undi utari Yezu. Hari n'abatabyitirira Sekibi, ahubwo bakabyitirira ndakiza, nkora ibitangaza. Hanyuma rero abantu nk'abo ngabo tukabayoboka, Yezu tukamutera umugongo. Fata ibitangaza bya Yezu, ububasha bwa Yezu tukabwitirira. Iyo twabwitiriye rero tuba twabwitiriye Sekibi, cyangwa se tukabwitirira abatari bo. Kuba kumwe na Yezu rero ni ukutitirira ububasha bwe undi utari nyirabwo. Kristo Yezu akuzwe. Turundi hamwe rero na Yezu dute. Cya mbere twacyumvise, tumukunda, no, tumwemera, tumwizera, tumukunda. Cyo ni icya mbere. Cyo nitugishobora tuzashobora n'icya kabiri. Tuzarunda hamwe na Yezu igihe twabashije kumwumva. Kuba umuntu ushaka kurunda hamwe nawe uramubuza uti bya bindi byanjye nzabishyira hehe? Dore ni muri kiriya cyumba tuzabishyira. Kumwumva. Kandi aravuga mu ijambo rye, aravuga mu nyigisho za kiliziya, aravuga mu ijwi ry'umutimanama wawe, aravuga mu ijwi ry'abavandimwe, aravuga mu bibaho buri munsi, aravuga mu ijwi ry'umukene. Aravuga. Kumwemera, kumwizera no kumukunda, cyo ni kimwe. Cya kabiri, kwitoza kumwumva. Nimba nshaka kurunda hamwe na Yezu, nitoze kumwumva. Kumwumva kenshi mu ijambo rye, kumwumva kenshi ntuje, nkumva ijwi ry'umutimanama icyo yaribwiye, nimba umurikiwe na Roho Mutagatifu. Kurunda hamwe na Yezu kandi ni gute? Ntabwo warunda washyira hamwe n'umuntu mutaganira. Kristo Yezu akuzwe. Umuntu mutaganira ntabwo mwabasha gushyira hamwe. Kugira ngo dushyire hamwe na Yezu neza, turunde hamwe nawe, biradusaba kuganira. Utarunda hamwe nanjye abanyanyagiza. Kuganira. Ntahandi rero tuganirira harenze mu isengesho. Muri uku kwezi turi mu kwezi kwa Rozari. Rozari nayo ni uburyo tuganiramo na Yezu, cyane ko ubuzima, amibukiro yose tuzirikana ubuzima bwa Yezu. Isengesho rya Dawe uri mu ijuru tuvuga muri Rozari ni Yezu Kristo wari twigishije. Yewe n'isengesho rya Ndakuramutsa Mariya, usibye kuzirikana ubuzima bwa Yezu, ni n'ijambo ry'Imana. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, amagambo ya Gaburiyeli. Wahebuje abagore bose umugisha, n'amagambo ya Elizabeth yose ari mu byanditswe bitagatifu, maze tukunga umwe na kiliziya dusaba ko adusabira. Kurunda hamwe na Yezu kandi ni ukunga umwe na kiliziya. Cyo ni icya kane. Tunze umwe na kiliziya, twibuka ko kiliziya ari umutwe, ari umubiri Kristo abereye umutwe, kiliziya ari umugeni Kristo abereye umukwe. Ntabwo rero wavuga ko wunze ubumwe n'umutwe ngo izindi ngingo zose uzitera umugongo ngo uvuge ko cyunze umwe na Yezu.
ntabwo wavuga ko unzi ubumwe n'umutwe nako n'umukwe uvuge ngo umugeni ntacyo ambwiye. Utarunda hamwe nanjye abanyanyagiza. Kurunda hamwe na Yezu no kuharanira kunga umwe na Kiliziya. Kiliziya umuryango w'abana b'Imana, Kiliziya umugeni wa Kristo, Kiliziya umubiri wa Kristo. Niwe wayiduhaye, niwe wayishatse ngo tuyitagatifurizemo. Oya, ayidutagatifurizemo kuko ari ingabire ye n'imbaraga ze dukesha byose. Tumusabire rero bavandimwe muri iki gitambo cy'Ukaristiya, aduhe iyo ngabire yo kunga umwe nawe, aturinde kunyanyagiza, aduhe guhora turi kumwe nawe rwose. Birashoboka mu kazi tukagira akanya ko kumutekereza, tukamutekereza mu rugo, tukamutekereza muri bisi, tukamutekereza aho turi, tutabangamiye n'izindi nshingano dufite, ariko tutazitwaje ngo tumwime umwanya akwiye. Nitwunga umwe nawe, tukabana nawe, tukarunda hamwe nawe, amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose azasendera mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yezu nyine.